Nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane, nguha ikaze muri video y'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kureba cyangwa se kuganira ku kintu gikomeye cyane, umugore ntakwiriye guca inyuma. Ntabwo byoroshye niko bivugwa, niko abantu babitekereza. Noneho turaza kureba ngo impamvu 6 umugore adakwiriye guca inyuma ni izihe nkuko bivugwa, ariko se kandi haba hari impamvu noneho yaca inyuma. Izo mpamvu nazo ni 6. Nibyo ngibyo tugiye kugarukaho muri iyi video yo muri aka kanya. Nkubwire ngo kanda subscribe kugira ngo uzajye ubona video zasohotse izigushishikaje, uhita uza uzirebe zitaragucika, zitaraba umuranzi. Hanyuma izo wakunze cyane ufite inshuti zawe ushaka kuzisharinga, ubasharinge kugira ngo nabo bamenye ibintu n'ibindi, bagire ubumenyi bunguka. Kandi nanone nkwibutsa ko mu gihe uri kureba video hakazamo amapublicité agutesha umutwe, igihe cyose publicité igeze ku masegonda 5 hakiyandika skip, ubushobora guhita uyitaruka ugakomeza ukirebera video nta kibazo. Gucana inyuma rero ubundi tuzi ko ari iby'abagabo. Kenshi mu biganiro abantu bavuga ko ku mugabo waciye inyuma byumvikana, ariko ko ku mugore biteye isoni, biteye agahinda n'ibindi byinshi. Mbese umugore waciye inyuma hari ubwo ngubwo akwiriye nko kumanikwa ku giti. Ariko ikibazo ni niba ku mugabo byumvikana, kuki ku mugore bitumvikana? Kuki ku mugore bitumvikana? Ahangaha rero niho duhita dusesengura tugasanga hari impamvu 6 zituma abantu bumva yuko ku mugore bitumvikana, bituma abantu bavuga bati ku mugore kirazira. Izo ngizo nizo ngiye guheraho. Icyambere tuzi ko umugore ari mutima w'urugo. Mutima w'urugo ni ijambo risobanuye ibintu byinshi. Ni wowe ugize urugo, ni wowe ufite izo qualities cyangwa se ufite uko kwiyubaha, uko kubungabunga umuryango wawe, uko kumva yuko umuryango wawe n'umuryango wawe nyine abandi bantu bo ku ruhande ntibarimo. Iyo ngiyo ni impamvu ya mbere. Kuba rero wakumva ngo umugore nka mutima w'urugo yaciye inyuma, bikaba ari ibintu biba bitumvikana cyangwa se biba binababaje cyane. Hanyuma cya kabiri nuko umugabo yifuza ko umugore we abuwe gusa. Ni ibintu twakuze tuzi twumva, kubera yuko mu Kinyarwanda turavuga ngo nagaseke gapfundikiye gapfundurwa na nyirako wenyine. Ubwo rero kuba wapfundura ko gaseke ibanga rikagenda, inuma ikaguruka, icyo gihe ubutangiye guhabanya n'umuco nyarwanda, bityo umuntu ahita yumva ari ibintu atarimo kumva neza. Icya gatatu nuko umugore waciye inyuma afatwa nkaho yahindutse icyomanzi, kandi biragoye ko yongera guhazwa n'umugabo we. Benshi niko bahita babyumva, batekereza ko babigoye ko yongera guhazwa n'umugabo we, ariko ntawe ujya atekereza ngo yumve yuko bishoboka yuko ashobora no guca inyuma, hanyuma yagera kuri wa mugabo wundi ugasanga ahubwo wa mugabo nta mwatiye agejejeho y'ibyo umugabo we yamukoreraga. Bityo kuvuga ngo ntabwo yongera guhazwa n'umugabo we bikaba ntacyo bivuze, kubera ko umugabo we ari umugerera ahantu hakomeye cyane ko baba bamaranye n'imyaka myinshi bafite ukuntu baziranye bikomeye. Cyangwa se nanone ukaba ushobora guca inyuma koko ukavumbura ibindi bintu utaruzi, ugasanga wari uzi ko gutera akabariro ari uko bimera, nyamara burya hari ibindi bintu byinshi byisumbuyeho. Hanyuma icya kane, abagore babasha kwihanganira ubushake cyangwa se umushyukwe kurusha abagabo. Ibyo ngibyo nabyo bikunda kuvugwa cyane yuko uretse no kuwihangana, uretse ko iyo wagufashe biba bigoye cyane, umugore umufata cyane kurusha umugabo, ariko umugore utinda kumufata, no kuvuga ngo atinda kugira ubwo bushake, abitindamo rero ku buryo kuba yapfa gushukwa gusa biba bigoye. Ariko nanone abagore ntibateye nk'abagabo. Ni ukuvuga ngo bwa bushake bwabo nyine ntibuza vuba. Buri gihe tubagereranya no gucana ifuru y'imikati, ucana ikabanza igashyuha ukabona gushyiramo ya mikati ukayiteka, mu gihe ubushake bw'umugabo bwo buba bumeze nko kurasa umwambi ako kanya. Bisobanura ngo kuba yabona umugore yishimira cyangwa umukobwa yishimira, bimworoheye kuba yakora imibonano kurusha umugore. Hanyuma abagore ntibateye nk'abagabo. Umugore aba yifuza gukorana imibonano n'umugabo akunda, donc urukundo rukabanza rukaza. Kandi kugira ngo ubone umuntu uhita umukunda gutyo gusa, usanga ari ibintu bidakunda kubaho. Noneho rero gutegereza igihe rwa rukundo ruzazira rukazamuka, nabyo usanga bitwara igihe kinini. Usanga rero ashaka kuyikorana na wa mugabo akunda, mu gihe umugabo we ashaka gukorana imibonano n'umugore cyangwa se umukobwa yifuje, bitari ngombwa mu rukundo. Mu gihe wa mugore nakora n'imibonano n'umugabo yumva ko hakagombye guhita hakurikiraho commitment ndende yo kugirana umubano ukomeye cyangwa se uramba cyangwa umara igihe, umugabo we akumva ko iyo mumaze kwikora ibintu biba byarangiriye aho ngaho, nta bindi bintu birebire bikurikiraho.
ngibyo rero impamvu esheshatu dushobora kuvuga yuko guca inyuma ku mugore usanga ari ibintu bifatwa nkaho bitabaho, n'umugore wabikoze agafatwa nkaho yakoze kirazira. Ariko dore impamvu abagore nabo baca inyuma abo bashakanye. Ahangaha tugiye kureba za mpamvu zindi noneho esheshatu, kuko bibaho kandi biri ku bagore benshi. Muri iyi minsi turavuga ngo abantu ngo barasaze, ubuzima bwarahindutse, ngo abagore basigaye baca inyuma abagabo, ngo bamaze kuba benshi. Ariko se koko bamaze kuba benshi uyu munsi, cyangwa ahubwo uyu munsi byaragabanyutse kubera ko abagore babonye ubwisanzure, kubera ko uyu munsi bashobora kwifatira icyemezo, kubera ko uyu munsi umugabo wa mukuru wanjye aje kundeba ngo dukorane imibonano ntapfa kumwemerera, mu gihe kera byabaga ari nk'aho ari itegeko, cyangwa se murumuna we, cyangwa se databukwe n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo, bya bintu byo gukazanira n'ibindi. Ngarutse ku bintu bibaho mu buzima bwa buri munsi, wenda bigenda byerekana n'ukuntu abantu bumva ibintu. Hari uduce dutandukanye tw'igihugu cyacu mu Rwanda, wenda nko mu burengerazuba bw'amajyaruguru cyangwa se n'ahandi hatandukanye, usanga umugore nk'iyo bamufatanye n'umugabo barimo basambana, reka tubivuge gutyo, usanga wa mugabo bajya kumuca amafaranga. Harimo abavuga ngo ni ukumukwa, ngo ni ugukwa wa mugore. Umugabo bakamuca amafaranga agiye guha umugabo wa mugore, noneho ngo umugore abone gusubira mu rugo. Ariko ugasanga nta muntu n'umwe wibuka ngo noneho se umugore wa mugabo we biragenda bite, ninde uri bumuhe ayo mafaranga, ninde uri bumuhe iyo mpozamarira. Donc bikamera nkaho Yesu umugabo yarari kubikora n'umugore, ariko umugore bafashe ntabwo yarakwiriye gukora ibyo bintu. Nubwo umugabo akwiriye kubikora, yagombaga kujya gushaka abakobwa cyangwa indaya, ubwo ngubwo natanga amafaranga yuko uyu mugore bakoranaga imibonano. Ariko bakibagirwa ko nawe yasize umugore mu rugo, uwo mugore nawe wari ukwiriye kubona iyo mpozamarira yuko umugabo we yasambanaga. Icyo rero ni ikibazo. Ahangaha rero ndashaka kuvuga ko niba ku bagore bidasanzwe guca inyuma abo bashakanye, icyo gihe no ku bagabo ntibyakagombye kuba bisanzwe. Kuko niba ku bagabo bisanzwe, ubwo n'abagore nabo bazakomeza bacana inyuma. Twabishaka tutabishaka, ubwo abagabo nidukomeza kubigira ibisanzwe, no ku bagore bizakomeza bibeho. Uti gute? Ngeze kuri za mpamvu esheshatu zikwereka impamvu umugore nawe aca inyuma. Abagabo baca inyuma ni uko bakeneye abagore nyine babikorana, bakeneye abagore babacana inyuma. Usanga kenshi cyane rero abagabo baca inyuma baba bari kumwe n'abagore bafite abagabo, kandi abagore rimwe na rimwe usanga ari ab'abagabo b'inshuti zabo, cyangwa se ugasanga ari abagore ba bakuru babo, barumuna babo, mbese bafitanye ibintu by'amasano mu miryango. Abagabo bakorana mu kazi kamwe, cyangwa se bafite ibindi bintu bahuriramo. Abo ngabo niba kenshi usanga bakorana imibonano. Harimo n'abakobwa, ariko abakobwa burya ntabwo ari benshi. Hanyuma icya kabiri nuko abagabo baca inyuma bakajya mu bakobwa, usanga ari bake cyane. Ni bake cyane. Abakobwa bemera guteretana n'abagabo babizi neza ko bafite abagore, ko barushinze, atakuyemo impeta ngo abanze ayihisha ahantu agire ngo aracyari umusore. Ni ba bandi akenshi baba batakunze wa mugabo, ntabwo bakunze wa mugabo, ahubwo barashaka gukura amenyo, barashaka kumubonaho amafaranga, barashaka ko abagurira imyenda myiza, udushenete, ibiki, barashaka yuko abagurira imodoka nziza batangira kugendamo n'ibindi, barashaka kumukuraho ya mafaranga. Kandi abagabo benshi nabo bafite ubwenge, ntabwo bashaka kwikuraho ya mafaranga, cyane cyane ko hari igihe baba batanayafite. Ugasanga aracyatekereza ko amafaranga agomba kujya mu rugo rwe, atakagombye kuyashora ku mukobwa kugira ngo gusa bajye bakorana imibonano. Basaba rero amafaranga menshi aba bakobwa, kandi ugasanga bamwe muri bo iyo batangiye kwinjira mu kintu cyo gusa n'abakunda wa mugabo, cyangwa se batanamukunda ahubwo bashaka bya bintu bye gusa, bagatangira kumutesha umutwe, bamwumvisha ukuntu akwiriye gutandukana n'umugore we, noneho akaba ari bo barushingana. Ibyo nabyo rero biri mu bintu bitandukanye bituma usanga abagabo bafite abagore birinda kuba bajya mu mubano nk'uwo nguwo n'abakobwa, ahubwo bagahitamo kujyamo n'abandi bagore. Umugabo uca inyuma n'umugore ufite urugo, iyo habayeho ikosa ryo gusama inda, akenshi usanga uyu mugore amujyana mu bandi bana asanganywe, akaza akareranwa n'abandi mu muryango. Rimwe na rimwe n'umugabo ntazarabuka akagira ngo nawe n'umwana we, kurusha gutangira kwakwa indezo na wa mukobwa yamaze gutera inda, cyangwa se ugasanga atangiye no kumukurikirana mu nkiko n'ibindi bintu byinshi cyane, agatuma abantu babimenya hanze n'ibindi, mu gihe kuri wa mugore we biba ari ibanga rikomeye. Icyakane nuko gucana inyuma kw'abagore, cyangwa se mbyite kuba barongorwa n'abagabo batari ababo, batarushinganye, ni ibintu byahozeho mu muco nyarwanda. Cyo nacyo ntitukakirengagize, ni ibintu byahozeho, uretse ko kera byasaga n'ibyemewe, naho ubu ngubu ubwo bikaba bitakyemewe, cyane cyane ko kera uyu mugore yabaga nta burenganzira afite, ariko ubu ngubu akaba bufite.
ariko ntaho byagiye, ahubwo byahinduye nyine isura bikurikije naho iterambere rigeze. Niyo mpamvu kera rero ubugumba bwashakirwaga ku mugore gusa, ubugumba ntabwo bwigeraga bushakirwa ku mugabo, ndetse kugira ngo abantu bumve yuko umugabo ashobora kuba ingumba n'ibintu byatangiye kwemerwa vuba ahangaha. Ubundi abantu bumvaga yuko umugore ari we ingumba. Kubera iki? Kubera ko mu gihe cyose umugore abyara, muri urwo rugo ntabwo hashoboraga kuburamo umwana, muri urwo rugo ntabwo hashoboraga kuburamo umwana, kuko papa yarakazanuraga, ni ukuvuga ngo sobukwe akaza kukazanura, bakuru bawe, barumuna bawe, abantu ba hafi mu muryango, abagabo ba hafi mu muryango, nkuko twabivugaga ngo umugore yari uw'umuryango. Ntabwo rero byabonekaga yuko umugore cyangwa se ko umugabo muri urwo rugo atabyara ko ari ingumba, kuko yari afite abandi bazamubyarira byanze bikunze. Umugore rero nawe agira ubushake, iki ni ikindi nacyo tutagomba kwirengagiza, ariko igikomeye kurusha ibindi akunda cyane kumva kunzwe, kwitabwaho. Rero abagabo benshi izi nshingano zo gukunda umugore bazihagarika nyuma y'imyaka mike cyane, cyangwa se amezi make barushinze bakaba barazihagaritse. Ibi bigatuma umugore ubonye undi umwitaho mu buryo buri emotionnel, mu mutwe, utugambo twiza mubwira, uburyo amubwira ko amukunda, uburyo amwitaho mu magambo bikamuryohera. Ibyo ngibyo rero bigatuma amutwara umutima byihuse, ndetse bikaba byagera no kuri ya ngingo yo kuba bakora imibonano. Bivuga ngo abagabo mukwiriye kwisubiraho iyo care emotionnel, mugakomeza kuyitanga kuko irakenewe cyane ku bagore. Hari abagore bamwe bagwa mu guca inyuma batabipanze, kubera ko usanga bakeka ko nta mugabo wagutereta wararushinze. Ibyo nabyo bibaho, ukumva nabwo biba, ukibaza se, cyane cyane iyo umaze igihe gito y'urushinze, wibaza se hari umuntu watereta umuntu w'umugore, ukumva nyine ni wowe n'umugabo wawe. Ibyo rero hari igihe bikugusha muri wa mutego wo kuba wajya kwisanga uri muri situation ituma umugabo muri kumwe mukorana imibonano byanze bikunze, kubera ko utitonze, ntabwo washyizeho attention, ntabwo wabyitayeho cyane, ntabwo wirinze, kubera ko utaruzi yuko ibyo bintu bishoboka. Izo rero ni impamvu 6 zishobora gutuma abagore nabo baca inyuma. Reka rero turekeraho kabisa, turekeraho ibintu byo kumva yuko nta mugore uca inyuma, ko amaburaburiza abagabo aribo bakwiriye guca inyuma, kuko abagabo niba bakwiriye guca inyuma ntabwo bazacana inyuma n'amatungo, ntabwo bazacana inyuma n'amazu cyangwa se n'ibihuru, ahubwo bazacana inyuma n'abagore, bazacana inyuma n'abakobwa bakeya, ariko abenshi bazaba ari abagore. Nurwanya rero guca inyuma ku bagabo, ubwo uzaba unabikoze ku bagore, uzaba urwanyije guca inyuma ku bagore. Ariko nukomeza kumva ngo abagabo bo bashobora guca inyuma nta kibazo, hanyuma warangiza ukavuga ngo abagore bo ntabwo bagomba guca inyuma, kirazira, icyo gihe reka nkubwire ngo uzaba ukoze ubusa, kuko n'ubundi babagabo nyine wabyemereye, usa naho wahaye ubwo burenganzira, bazakomeza nyine bakenera abagore bo gukorana icyo gikorwa. Ndagushimiye cyane, nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Ushobora nawe kumbwira icyo ubitekerezaho hano muri comment, nshobora kuba ibintu navuze wenda narengereye cyane, cyangwa se ukumva nahuje nuko nawe ubitekereza, cyangwa se nkaba nagukanguye hari ukuntu utabyumvaga neza. Ndagushimira cyane rero ko wakanze subscribe, Imana iguhe umugisha. Ndagushimira cyane wowe wakanze like, ndagushimira cyane wowe sharinga n'abandi. Ukomeze kugira ibihe byiza naho muri video itaha.